neza nshuti zacu. Muri iyi video tugiye kwiga uko wafungura channel history. Tugiye kureba setting ikihishemo. Tugiye kureba uburyo wareba niba channel yawe history YouTube yaragufunguriye zino features. Hari izo ugiramo uruhare mu gufungura, hari niyo bita channel history YouTube igukorera ikagufungurira imaze kumenya ibyo ukora hano kuri YouTube. Noneho hanyuma y'ibyo byose iyo channel history ifungutse nubwo ubasha kuba wagira ute wakuzuza ibisabwa no kubona subscribers 1000 no kuba wakuzuza watch time ingana n'amasaha 4000. Warangiza YouTube channel yawe ifite channel history ifunguye wa applyinga monetize. Warangiza ugatangira ugahembwa ugakorera ku mafaranga. Tugiye kureba hamwe rero uburyo channel history ushobora kuyifungura n'uburyo ndakwereka uburyo natwe tumenyetso ugomba kuba turi gusa icyatsi dufunguye. Nusanga tudafunguye nicyo gihe cyo gukora kugira ngo YouTube imenye ibyo ukora utavanga content, ubundi ufungurire channel history. Tujye kubana nanjye like ino video ndetse na subscribe ku muntu mushya utarakanda subscribe. Mbahaye ikaze. Uko wafungura channel history yawe kuri YouTube niryo somo tugiye kwiga. Channel history yawe kuri YouTube kugira ngo urebe byose uko channel yawe ihagaze uhereye ku byo washyizeho no kugeza ku byo YouTube igufunguriye, byose ni umurongo mugari kandi ukora witonze. Step ya mbere ni ukujya kuri YouTube Studio. Ujyayo unyuze he? Ntabwo nkubwiye ngo ugende ufungure cyangwa se downloading YouTube Studio. Izi features zigaragara kuri YouTube Studio unyuze muri Chrome cyangwa se kuri Google. Ujya mu isashiro hano kuri Google ugasachingamo YouTube Studio, akamenyetso kaberamye kagakoni ukandikaho dashboard. Jya kuri YouTube Studio ukoresheje mudasobwa cyangwa se telefone yawe. Iyo winjiye ujya handitse setting, na akamenyetso kari hano hasi ndi kugakozaho akambi. Iyo mvuze setting imba mvuze amagenamiterere. Icya kabiri, nyuma yo gufungura setting kanda kuri channel, hanyuma ujye muri features eligibility. Aha niho usanga ibyiciro bitatu by'amahirwe channel yawe iba ifite. Icyiciro cya mbere ni icyo twita default features. Icyiciro cya kabiri ni icyo twise intermediate features. Icyiciro cya gatatu ni icyo bita advanced features, aricyo channel history iri kubarizwamo muri aka kanya. Reba niba advanced features zawe ziri enable. Iyo zifunguye uba ushobora gukora upload nyinshi ku munsi na video zirengeje iminota 15, gukora live streaming no kuba eligible kuri monetization. Monetization ni ku muntu ubona ko channel history ye ifunguye. Ntabwo ushobora gukora monetization ya channel yawe cyangwa se ya video zawe ino eligibility kuri monetization igendana na channel history. Mu gihe ubonye channel yawe history ifunguye gutya iri enable isa green, tuntu twose tuvivuye, wujuje subscribers 1000 ndetse na watch time 4000, wemererwa kuba wakora monetization ya channel yawe, ubundi ugatangira ugakorera amafaranga hano kuri internet. Uhereye aha ushobora no gusura channel history yawe ukareba amateka yose
y'imikorere ya channel yawe, video wigeze gusiba, komenti ndetse n'ibyabaye kuri account yawe yose. Niba wifuza kumenya byinshi ku mikorere ya YouTube, wajya aho ngaho munsi y'iyi video ukandikamo comment. Niba wifuza kubona YouTube igufungurira ibindi bice, komeza ukurikire Imitech TV Show. Ntukibagirwe subscribe ndetse no kulikinga kuri ino video, share kandi utere indi ntambwe ubona channel yawe history, channel yawe iri kugenda ihinduka ikura. Iyo umaze gukanda subscribe kuri channel, usiga utanze na like. Ibi biguhesha amahirwe menshi no kwamamaza channel yawe yarangiza YouTube ikabona ko udashyiraho video gusa, ahubwo supportinga n'izindi channel, nayo iragusapotinga ikagufungurira features zidafunguye. Ngaho rero komeza dukurikire uyu muyoboro mugari wa YouTube Imitech TV Show kugira ngo ubone amatutorial yose mashya dushyize kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube. Ndabakunda cyane, duhurire mu yindi video tugiye kubategurira mu kanya. Shalom, shalom.